munsi yoganira ku kintu kijyanye no kwigereranya. Kimwe mu bibazo nzi yuko bikunze kumera abantu benshi ariko ugasanga batazi uburyo bashobora kukirwanya. Ushobora kwigereranya bigatuma ugira ibibazo bigiye bitandukanye, ukagira ishyari, ukumva utishimye, ukumva ugize agahinda, ukarara utanasinziye kubera iki wigereranyije n'umuntu wumva wowe uri hasi. Munsi turuze kwibaza tuti igihe kwigereranya ari kimwe bintu bikunda kumbaho bikanangora bikanamerera nabi, kwimanaginga bikamvuna, nize strategy umuntu yakwifashisha akaba yarushaho kumera neza, kuko nta hantu wahungira ibintu bituma wigereranya. Tubana n'abandi bantu, dukunda gora kwigeranya biri natire yacu, ko nta hantu wabihungira, ariko tukibaza tuti ese ni gute giwe nabasha kwimanaginga. Icyo nicyo kintu ngusezeranya ko turuze kwiga kibanze muri iki kiganiro. Nge nitwa Gami the Psychologist. Ukore subscribe, like, share na comment no kuri ibyo tuvuga, ndetse ibyo byose ni ibintu bizafasha ko ibintu tuvuga bigera ku bantu benshi, bityo tukagira society nziza kurushaho. Reka dutangire. Ubundi kwigereranya ni ibintu bishobora kuba mu moko agiye atandukanye. Ushobora kwigereranya n'abantu munganye urwego, ushobora kwigereranya n'abantu bagusumbye urwego, ari nacyo kintu gikunze gutera amarangamutima atari meza ku bantu benshi. Ushobora kwigereranya n'abantu usumbye urwego, ari nacyo kintu gishobora gutuma abantu bishima ariko gishobora gutuma abantu basuzugura abandi. Hari amoko menshi agiye atandukanye yo kwigereranya, ariko nanone kwigereranya bishobora kugira ingaruka zitari nziza. Reka duhere ku bwoko bwo kwigereranya buri negative cyangwa se ushobora kuzana ingaruka zitari nziza. Ni cya gihe wigereranya ugafokasinga ku bintu bitagenda neza kuri wowe, ugasanga biguteye amarangamutima atari meza. Akenshi bikunze kuba iyo uri kwigereranya n'abantu bafite ikintu bakurusha. Ashobora kuba ari umuntu kurusha uburanga, n'urugero umuntu kurusha amafaranga, cyangwa se umuntu kurusha nabona umuntu wigereranya ngo avuge ngo urandusha imico myiza, byo biri rare. Akenshi bikunze kuba ari ibintu biri outside, biri hanze. Ukabona umuntu ati andusha akazi keza, cyangwa se andusha ishuri ryiza, andusha umuryango mwiza. Kwigereranya akenshi bikunze kuba ku bintu bigaragara, hanyuma ibyo akaba ari byo bigira ingaruka ku buzima bwacu buri mental. Izo ngaruka ndetse zikaba ziri serious. Ishobora kubamo depression cyangwa se agahinda gakabije, ishobora kugira anxiety cyangwa se ubwoba bwinshi, bishobora kuba kutigirira icyizere, gukangura. Nubwo abantu bigereranya bikabagira ingaruka batifitiye kutigirira icyizere, ariko bishobora no kubyongera iyo umuntu atitwaye neza. Bishobora gutuma umuntu adasinzira. Kubera iki? Bishobora no gutuma n'abantu biyahura. Kubera iki? Abonye yuko nta kintu amaze, abonye yuko ubuzima bwe nta kintu bigeze bugeraho, bityo ubuzima nta n'ikintu busobanuye. Hari n'abantu bashobora kwiyahura bitewe no kwigereranya. Ariko ukwigereranya gukunze gutera ibibazo kurusha ukundi ni ukwigereranya kujyanye na social media. Kubera iki? Social media ni kimwe mu bintu bituma abantu bigereranya n'ibintu bitariho. Ugasanga umuntu yigereranya ku buranga, cyane cyane ku buranga, ariko akirengagiza yuko iyo umuntu agiye kwifotoza ari ifoto nziza akanayeditinga. Ugasanga umuntu yigereranya ku bushobozi bw'undi muntu agendeye ku mafoto ye yonyine. Turabizi neza yuko ayo mafoto yigereranyije akoresheje atariyo, arengeje urugero kuba meza, hanyuma akagereranya na realite yuko ateye, bigatuma yumva yuko yasigaye byarangiye, ubuzima bwe butameze neza, bikaba byamutera agahinda ndetse akabije. Kwigereranya ututse kuri social media niko kunze gutera ibibazo kurusha ukundi kwigereranya uko ariko kose. Niyo mpamvu muri strategy zo kumanaginga kwigereranya turuze kuvuga mu kintu kijyanye no kwiga kumanaginga social medias, kugira ngo zitaza kuba isoko yo kuba wakwigereranya mu buryo butari bwiza. Yego, tumaze kubona uko kwigereranya kutari kwiza, ese ni iki twakora kugira ngo tukurwanye bitaza kutugira izi ngaruka zose turimo turaganira? Strategy ya mbere ndetse nkunda kurusha izindi ni ukwiga kwihingamo ukwigereranya kwiza. Kwa kundi ushobora kuvuga ati njyewe ninigeranya n'uyu muntu, ndashaka kugira ngo ndebe uburyo ushobora kumwigiraho bibyaza umusaruro. Njye nkunda kubikoresha. Nkabona mugenzi wanjye asigaye yarasomye ibitabo byinshi. Okay, nkunda gusoma ibitabo, ariko abigenganye n'umuntu nkumva yasomye ibitabo ntarasoma. Nkavuga nti wow, nkeneye gusoma ibi ngibi. Nkabona mugenzi wanjye
let's say hari ikintu yagezeho, yabonye akazi keza cyangwa se yatangiye business irimo iragenda neza, avuga wow, wanyigisha ko nanjye nshaka kugira ngo ibintu mbashe kubigeraho. Kwiga kureba uburyo kwigereranya kuza kuba isoko ya personal development cyangwa se kuba isoko yo gutangira kugira umurava wo kugera ku bintu, aho kugira ngo bibe isoko yo kwanga umuntu cyangwa se yo kumugira ishyari, ahubwo ikaba isoko yo kugira ngo nawe bikoreho. Ibintu biragoye ku bantu bashobora kuba bafite ibibazo bya self esteem cyangwa se kugira icyizere, kubera yuko muri bo bayumva yuko ibyo bintu atabishobora, bayumva yuko mu by'ukuri atabishobora. Niyo mpamvu nakoze video ijyanye no kumanaginga self confidence, ku buryo ushobora kumanza wanakora ku icyo kintu ukabirwanya, manzo uvuga ko hari ibintu mu by'ukuri washobora, kandi ko kuba umuntu akurusha ikintu utasobanuye yuko wowe ubushobozi bwawe bwagabanutse. Iyo ataza ko kurusha kubera iki bitari kukubabaza, kuba yakurushije ikintu kubera iki aribwo bikubabaje. Kuba umuntu ashobora kugira success ntabisobanuye yuko wowe utayigira. So kwiga uburyo wigereranya, uburyo bwiza, uburyo wigereranyije bikagutera motivation no kugira ngo bigutera amarangamutima atari meza. Iyo ni strategy ya mbere, ndetse navuga niyo nahagararira hangaha navuga inti natanze strategy nziza kurusha izindi zose. Indi strategy navuga nkunda ni ikintu cyanye no kwiga kumanaginga emotions, kumanaginga amarangamutima, ukaba utari wa muntu ubabazwa n'ibintu byari byose, ukaba wa muntu wiga kumanaginga ibitekerezo, ukaba wa muntu uzi ngo nimbabara ndareba impamvu zituma nishima. Kubera iki abantu tubabazwa nuko umuntu yaturusha ikintu runaka, tuba dufite skills tubura cyangwa se ubumenyi bwinshi tubura mu bintu bijyanye no kuyobora amarangamutima. Kugenda ubwiga niko no kumanaginga igihe wigereranyije n'umuntu, kubimanaginga bishobora kukorohera. Uburyo bwiza bwa mbere bwo kwiga kumanaginga amarangamutima, ushobora kureba umuntu ubikwigisha mu psychologist, ariko no gusoma ibitabo bishobora gufasha, no kureba video nk'izi ngizi. Hari video nakoze zijyanye no kumanaginga amarangamutima cyangwa se managinga stress n'ibintu bishobora ku stress abantu zihari, ushobora kuzireba. Indi strategy ni ikintu kijyanye no kwiga kugabanya social media, kubera yuko ikunze kuba ijyanye n'ibintu bitajyanye n'ukuri. Kwiga kumanaginga ibintu biratrigaringa y'amarangamutima yuko udahagije, yuko abandi bose bagusumba, bakurusha uburanga, bakurusha ubwiza, bakurusha success. Kwiga kubigabanya. Ariko hari abantu bashobora gukoresha iyi strategy mu bundi buryo, agakoresha ino strategy uvuga ngo reka njyewe nige kwigirira icyizere nkoresha social media, ndeba abantu bansumbye ibyiza, ubundi nigisha ubwonko bwanjye kumva yuko ntacyo bitwaye. Iyo exposure nayo irashoboka. Niyo mpamvu vuze ino comment reka nyivuge, utumva yuko kubyirinda ari bigize ijana ku ijana, uko wenda hari igihe kizagira mu gihe cyahazaza ukaba ibintu byose tugomba kubikora kuri social media. Wenda ushobora kwihungira kuri social media ukabibona, ukaba utuye ahantu wenda nko mu ishuri, aho kwigeranya n'abantu byoroha, kubera ko buri wese araza yambaye ibintu birenze, buri wese afite capacities zitandukanye. Ushobora no gukoresha opportunity yo kwigereranya nk'uburyo bwo practicing kutigereranya, cyangwa se kwitoza kutigereranya, kwigisha ubwonko yuko kubona umuntu akurusha ibintu ntagire ikibazo bitwara, akurusha ibintu nta kintu bishobora kuba bitwaye, ugaconvincing ubwonko bwawe gutekereza mu ubwo buryo. Ikindi kintu gishobora kuba cyafasha ku bintu bijyanye no kumanaginga ibibazo byo bituruka mu kwigereranya kutari kwiza, ni ikintu kijyanye no kwiga kwishira mu mwanya w'abantu, kwiga kugira empathy. Ibi ngibi bishobora kukwibutsa yuko abantu bashobora kuba bari guhura n'ibibazo utazi. Hari umuntu wegeze kuvuga ati abantu benshi ubahaye ubuzima mbayeho ntabwo bashobora kumanaginga. Nubwo wabona ndi umukire ndi success, Elon Musk nabonye bivuga, ariko ntabwo abantu ubahaye ubwonko nk'ubwo mfite ukaba ubuzima mbayeho, abantu benshi ntabwo bashobora, kubera yuko burashaririye, ntabwo abantu benshi babishobora. So kwiga kwibutsa yuko mu by'ukuri abantu nubwo ashobora kuba ari kukwereka ikintu kimwe, hari ibindi bintu byinshi ushobora kuba ari gucamo, bishobora kukwibutsa yuko buri wese afite umutwaro we, bigatuma wumva yuko ikiza no gufokasinga ku mutwaro wawe, ukareba uburyo wabikemura kugira ngo ufokasinge ku mutwaro w'abandi. Yego, ubwo iyo ni inama ya nyuma ntekereza umuntu akwiye kwifashisha
nyihera kamitemo. Inama ya nyuma ntekereza ushobora kwifashisha ni ukwiga no kugira intego zawe ku giti cyawe zifite ubusobanuro, we zifitiye ubusobanuro kurusha abandi bose. Niba umuntu yarageze ku kintu runaka, ntabwo ari wowe wagiharaniye, nawe ufite ibintu byawe uri guharanira. Let's go and achieve it. Kureba uburyo wiha intego zawe ukavuga uti ikintu kizagaragaza success yanjye ni ikintu cyaturutse mu maboko yanjye. Niba umuntu wenda afite uburanga, wenda yabikuye muri maquillage cyangwa se kwifotoza and so on, kavuga uti nanjye ni ibintu nageraho biciye mu nzira ABCD. Ubundi hari ubundi abantu benshi bakunze kuvuga yuko uburyo bwiza bwo kwigereranya ni ukwigereranya n'uburiwe mu gihe cyashize. Uburyo bwiza bwo kwigereranya ni ukwigereranya n'uwo wahoze uriwe kurusha uko kwigereranya n'undi muntu. Ese mu kwezi gushize nibihe bintu nari nshoboye, ubu ngubu nibihe bintu nshoboye. Niwigereranya gutyo ntabwo uzigera wigirira ishyari uvuge ngo ubu ngubu nsigaye nzi gukora ibi n'ibi. No, uzishimira ibintu wagezeho. So gushiraho intego ugeraho personal kavuga uti ibintu ngomba kubigeraho, ukigeranya n'uwo wahozeho, aho kugira ugeranye n'abandi, kumva yuko ibintu byose ari wowe bigomba kugira intego zose ugomba kugera, ari wowe bigomba guturukaho. Icyo ni ikintu gishobora kugufasha kurinda kwigereranya, bigatuma utabara cyangwa utagirwaho n'ingaruka zo kwigereranya. Ese kwigereranya n'abantu bangaho uzi bakunze kurwahangana n'iki kibazo? N'abantu bangaho uzi iki kibazo gikunze kugira ingaruka? Ese nihe nama wumva ishobora kuba yafasha abantu benshi kurusha izindi? Njye nitwa Gami the Psychologist. Murakoze.